bakunzi bo kumva official turabashubuje twayikaze mu biganiro byacu kuri uyu munsi wa none. Rero twagarutse mu isi y'ibiguruka, ni muri bya biganiro byacu byitwa Love Nature, hamwe tugenda tubatembereza isi tubagezaho ubuzima bw'inyamaswa butandukanye, tubagezaho ubuzima bw'isi muri rusange kugira ngo abantu bashe gutembera. Birashoboka ko ubushobozi bwo kujya gusura parike bitoroshye, birashoboka ko ubushobozi ufite bigoye cyane kujya mu bihugu bitandukanye, ukajya gusura ishyamba nka Amazon, ukajya gusura ishyamba rya Congo cyangwa se indi migezi itandukanye cyangwa se ibihugu bitandukanye. Ariko muri cya kiganiro cyacu twise Love Nature, duhora tubatembereza isi dutuye ubuzima butandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse ku biguruka. Mu mwijima w'ijoro rituje, isi ituje, n'ikirere cyuzuyemo akayaga gahuhera, haza kwaka uduce tw'urumuri twuje amayobera, n'utunyenyeri dutembera hasi tudafite amajwi ariko tuvuga byinshi, twitwa fireflies, udusimba duto two mu muryango w'inigwa habiri dufite impano idasanzwe yo gucana urumuri, bioluminescence. Bioluminescence mu Kinyarwanda bisobanura urumuri rutangwa n'ibinyabuzima cyangwa urumuri rutangwa n'umubiri. Muri iki cyegeranyo turakurikirana ubuzima bw'aka gasimba gatangaje, aho gatembera, impamvu gakoresha urumuri n'akamaro kagira mu bidukikije. Mu nkundire twinjire rero mu isi y'urumuri rutazima, urushaho gusobanukirwa n'ubwiza bw'ibirema bito cyane. Firefly mu Kinyarwanda bishobora kwitwa udusimba twaka cyangwa udukururanda twaka. Ni agakoko gato kaboneka nijoro kubera urumuri rwako. Ni udusimba tuboneka cyane nijoro, tugaragara twaka mu mirima, amashyamba cyangwa hafi y'ibishanga. Tugira urumuri rukura mu gice cy'inyuma cy'umubiri watwo mu nda, biturutse ku mikorere y'ikirungo cyitwa luciferine. Iyo luciferine iyo ihuye n'umwuka wa oxygene hahita havuka urumuri. Ni urumuri rufite intego zitandukanye, ni uburyo bwo gukanga izindi nyamaswa ziduhiga ko tutaribwa, kwerekana ko dufitemo uburozi, mbese ni amayeri yo gukanga izindi nyamaswa. Ariko nanone ni uburyo bwo kureshya utunyamaswa tutugore tugenzi twatwo, uburyo bwo guhuza ibitsina. Fireflies ziboneka cyane mu bihugu bifite ibihe by'ubushyuhe n'ubusharire buciriritse, nko mu bihugu byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Aziya Fireflies tuzisanga muri Aziya y'Amajyepfo cyane, nko mu bihugu by'Ubuyapani na Thailand. Afrika nubwo atari henshi ariko dukunda kutubona. Gusa bamwe bashobora kuza kwibaza impamvu batakibona udukoko cyangwa udusimba ducana nijoro. Muraza gusobanukirwa neza muri iki kiganiro cyacu. Utu dukoko cyangwa flyers, twa dusimba twaka, turi mu bwoko bw'inigwa habiri, bathers. Si udukoko duto gusa twihariye uburyo bwo gucana. Hari amoko arenga 2,000 ya fireflies ku isi. Fireflies cyangwa se udukoko ducana ntidusakuza, si inyoni nubwo tuguruka, nubwo izina ryaryo rishobora gutuma abantu benshi batekereza ko tuguruka. Fireflies cyangwa udusimba twaka ni udukoko tugira uruhare runini mu buzima bw'ijoro. Wibuke neza twabwiye ko tudusanga mu mashyamba no mu nkengero z'ibiyaga ndetse no mu turere two hagati tw'ibihugu bifite ubukonje buciriritse. Ni udusimba dufite amabara yirabura n'umutuku, ariko icyo dusangiye ni urumuri ducana. Nk'uko izuba ryaka ku manywa, natwo turaka nijoro. Fireflies ifite uburyo bwihariye bwo gucana urumuri. Ibi bikorwa nk'ikirungo cya luciferine nk'uko twabibabwiye, bihuza oxygene kigatanga urumuri rutagira ubushyuhe. Buriya nubwo wakoraho ntabwo kakotsa. Ni kimwe mu bimenyetso bihambaye nk'uko udukoko dushobora gukora ibintu abantu badashobora kugeraho. Iyi system ya Fireflies niyo yatumye abashakashatsi benshi bashaka uko bayikoresha mu buvuzi, cyane cyane mu gupima DNA cyangwa ADN ndetse n'utundi duce duto kwa virusi. Tubibutse neza ko DNA test ni bwa buryo bukoreshwa abantu bareba ko bafitanye isano, hamwe bapima utunyangingo tw'imbere kugira ngo barebe ko abo bantu koko bafite inkomoko, bafite isano. Ariko uru rumuri nanone ni uburyo bwakoreshejwe kugira ngo bufashe abahanga mu gutekereza gupima amavirusi cyangwa se zandiririza intonya. Nk'uko twabivuze, urumuri rwa Fireflies ni ikirangaza gikomeye cyane. Ni uburyo bwo gukurura uwo bashobora kubyarana, cyangwa se Fireflies y'ingabo
yohereza urumuri runaka maze ingore igasubiza urwarwo niba yemeye. Nk'indirimbo y'urukundo icurangwa n'urumuri. Udusimba ducana muri ya buryo bwa nijoro tubona kugira ngo dukurure tugenzi twatwo tw'ibigore. Iyo ibigore nabyo bicanye yavuze ko byemeye gukora urukundo, hanyuma bikaba byahuza ibitsina bikabyarana. Ariko nanone nk'uko udusimba twinshi tugarijwe, fireflies nazo ziri mu kaga gutakaza aho ziba, kwangirika kw'ibidukikije ndetse n'imirasire y'amashanyarazi ya nijoro. Byose bituma zigabanuka kandi ubwo ni bwo kuzima itara mu mwijima. Ibidukikije byarangiritse, gutakaza aho ziba ndetse no gucana amatara aya ngaya y'amashanyarazi. Amatara y'amashanyarazi atuma tuba dukoko dutakaza uburyo bwarwo bwo gucana. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 cyangwa se kera twazibonaga ku gasozi buri nijoro, ariko ubu byabaye amateka. Nta rumuri kigaragara nubwo tugaragaye bari duke cyane. Abantu benshi murabizi neza batemberaga ijoro bagenda bamurikirwa n'utu dusimba ducana, ukabona ari ibintu biryoheye amaso, ariko bitewe no kwangirika kw'ibidukikije ndetse no kubura aho ziba, amashanyarazi yazanye imuri zidasanzwe yatumye twa dusimba natwo ducika intege cyangwa se tuburirwa irengero. Rero hari impungenge zikomeye cyane ko tudusimba ushobora kubura mu isi ya rurema cyangwa se ubuzima bwabo bugahagarara tukatubura burundu. Kurinda fireflies ni ukurinda umuco, ubuzima n'ubwiza bw'ijoro. Ese twakwibaza, twakwirinda gukoresha amatara menshi atari ngombwa, tukarengera ibidukikije kandi tukabungabunga byanya ndangamateka by'utu dusimba. Fireflies ni intumwa y'ijoro, umucyo w'urusobe rw'ibinyabuzima. Nta majwi igira ariko igira ubutumwa bukomeye cyane. Niyo bwaba buringaniye, ni udusimba twaka mu mwijima. Reka twubake isi aho no mu mwijima haboneka urumuri. Ubwo ni ubuzima bw'aka gasimba kaka twagerageje kugenda tunyuramo. Hari benshi babibaza ibibazo bitandukanye, ariko tubararikiye kuzakurikira igice cya kabiri cyo kuri akanyamaswa ka fireflies. Firefly ni intumwa y'ijoro, umucyo w'urusobe rw'ibinyabuzima. Nta majwi igira ariko igira ubutumwa bukomeye. Niyo bwaba buringaniye, ni udusimba twaka mu mwijima. Bakunze kumva official. Reka dusoreza aha. Tubararikiye kuzakurikira igice cya kabiri kijyanye n'udusimba n'amateka, kijyanye n'ubuzima butandukanye bw'aka gasimba. Ibyo ni bimwe twagerageje kubashakira bijyanye na tuno dusimba. Ubutaha tuzabagezaho igice cya kabiri cya tuno dusimba. Ibitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri nimero ya kuri screen yawe. Twibutse neza kiba no kuri WhatsApp. Hasta la vista. Jendikami, King of Kinemaster.